rwose umuntu ari kwakaruka inka ikaguhara n'ihene ikaguhara n'inka ikaguhari kwavuga ko bapfuye n'abari ariko mwamba mbese umuntu yaruka inka gute mwana nifatira ikiganiro ufata ikiganiro ugenda ujya kagabuye nuko ari ikintu gahawe ni ibintu byagenewe TV sorry ni TV sorry usubiramo ngo yo TV nese niba atari ibanga amasogo ibyo biryo byari bwoko ki ibyo biryo none se abagize ko baracyahari ntibyabahitanye oya abashida n'ubwoko n'iki ntabwo mu bushi hirya kwabuze inyoni kuvuga ungiye ko utambujije kuvuga oya ntakubuza kuvuga ko se kandi umuntu ari uwawe kubera iki ubwo ni uruhe rurimi ururimi rwitwa urusheda urusheda hari urusheda masego urwo rurimi ni urwahehe cyaka kureba ngo hoyi ngo ho ngo congorere ngameni koco nguraswe bishatse kuvuga kareka ni muri hano kagugu ari abo arantu bahinga muri kagugu nawe baze nyine harahari muri amataje hari hehe muri amataje mujya muhinga muri harahari nyine muri note ngoza mwara ariko mushaka mufite na kamera ariko reka nsoza na Beatrice ariko abonye ukuntu yanonetse ukuntu yanonetse ako byo wambaye neza by the way nabonye umuposo Sandra na tagira Sandra yambaye ibara we Sandra nambaye wankijya sheri wabonye Sandra erekazi yes tubahaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana neza TV story our spotlight amakuru masogo amakuru turashimira Imana iyi nature se ko mbona tuvuye mu zuba tugiye mu mucyo tugiye izuba ryari rimeze nabi cyane ari ahantu urabona ko inzuzi zumye wowe twatusandagira kuki mutazivomerera se rero ntabwo turi imvura nta na robine tujyana mu rugo yego kugira ngo tuvomerere uruyuzi nkuru nguru aho rwose ngiye ngize Imana nk'umuntu ankandese akanyenyeri njya kureba mu baruta gukora imiki abaruta nyine batuzaniye imboga bahariya muri Runda buriya baba twiteye ku mbuga muri Runda na Gihara se imboga ni ibiryo biza Runda na Gihara habaye abaruta nago beze oya nago mbazo kompanyi batise nago hazi kompanyi batise redero rw'abashyashya nago mbazo gishanga kiza cyerekera imboga n'igishanga cya Bishenyi n'igishanga cya Bishenyi imboga zazihari abaruta Mese hano mu gishanga ubundi kucyo mudahinga mu ntuze mudahingamo imboga n'ibindi bintu bitandukanye mu gishanga no abariho bene bafashe sibazo nyine iyo ufite amafaranga akomaze ngo ubundi ubuze bene ho ubushatse kuvuga iki bene gishanga nabafashe imbere yifatiye mu musogeka mukoroka ubuze kuki bagutanze gufatamo umwanya hehe hariya mu gishanga nuko atwa umwanya ndimo bunagira umwanya barimo buryo hari naho ugiyemo ngiye bituma nibagirwe n'ibindi bintu runaka nk'ubu iyo nari kuri kamera hano banibereye ishyamba giye uti nego tukikona mu rusengero ko muri sangiye nabereyemo se ni gitoya ibyo nakuyemo ndeko ndabikoresha se buri umuntu aramutse agwaye ahantu hinga wahashobora akama ngo turuhinga ari wo wihingira ari wo wihingira nabwo ni kise wangu ukakontorora ukajya nkagasaza ahubwo ukajya uhahinga tisugiye kuhama ugiye kuhama ugiye kumuha arya uba muri Nyabyondo bahe harya kareka ni muri hano kagugu ari abo arantu bahinga muri kagugu nawe baze nyine harahari muri amataje hari hehe muri amataje mujya muhinga muri harahari nyine muri note ngoza mwara ariko mushaka mufite na kamera ariko reka nsoza na Beatrice ariko abonye ukuntu yanonetse ukuntu yanonetse ako byo wambaye neza by the way nabonye umuposo Sandra na tagira Sandra yambaye ibara we Sandra nambaye wankijya sheri wabonye Sandra erekazi ako rwose urasa wambaye neza pe
uyu ni Dea rero. murebe Uyu ni umudiaplasta amasegonda Dea twahuriye hafi y'indege yego munsi y'indege anyambika buryo rwose amasegonda Beatrice yarakoze cyane uzamushimire tureka tunamushimira hano kuri Bineza TV. Beatrice ni umwana we cyane kuri Bineza TV ndamushimye ajya n'umugabo mwiza bombi bahuza umutima wakijijwe n'abana beza yambye ati mbere nkwereka icyo nkwereka ati so aka kantu kakubera Masego uvuze ku kibuga cy'indege uranyibutsa wigeze winjira mu kibuga cy'indege cya Kanombe nibyo ngiye kuvuga wavuze ko nanakiguye hose agumvuye ikamembe kuvuga butumwa nagiye muri kaka dege kakavuati nyine karukinzo nyine oya kuvuga ubutumwa nge Sigaza kujya muri Nyakosi nkajya hana rekase niyo mpamvu naza kujya hariya byarinze banabica rwose cya kintu batanga ngo bazikiciro bimwe buriya byatumye nkwepa ibyiciro iyo utashyira mu cyiciro cya mbere kitajya hanze ubone se mu cyiciro cya kangahe yende mu cyiciro cya gatatu muri mu munane mu munane nyine none se kutagiye guhinduza none se guhinduza ngo bigene bite n'ihinduza iki uje muri 5 basi nde muri 5 uwo munane ugiye utanga ariko ikanye muri 3 cy'abakiri nese umunane nje gutanga ako Imana ibutse mutera imbere mwashigajwe inyuma n'amateka rondera amateka mwavanywe inyuma mwatejwe imbere wowe kugusubiza inyuma je ne sais pas never imbere never yege no kuri never yege imbere jomba nuraba imbere ako wabonye nubwo bimeze bityo ntacyo agaseke karapfundikiye kazapfundurwa n'uwiteka Imana nyinga agapfundikiye abantu n'ibicecekere bategereza Imana abantu bihora abandi ubusa ngo byageze gutya ku bantu nibo yabigenze ko yabayibeshye Imana yategetse yarangije gutegeka hari abari kuyenzaho se babandi se oya imiyugisi bakuyugira ko wabuze inyoni kuvuga ungiye kutambuje kuvuga oya ntakubuza kuvuga ko se kandi umuntu wari uwawe kubera iki ubwo ruruwe rurimi rwitwa urusheda urusheda hari urusheda Masego urwo rurimi ni urwahehe ariko rwose muhuriye twari muduhe akwiriye guhabwa n'urusheda ubwo ngurwo nese buriya ushobora kuba wahora n'undi muntu mukavugana gutya akabyumva kuba ngo hey oya umumenoga hambere akamenya uvuze mwajya fere yambe ngo chumaki yarara ngo chumaki ya hambere iki muraske mwese uraske uraske byasika bimanutse mu masaka Masego urandagiye none ndashize Imana ukunda ubwo rero ubuciri umuntu isiri yego yuko arafate nko ku kintu kamucise akabagiye ngo hambere yego waciye umumeno ko wabonye ega wasawe bagusaye kono n'urwo rurimi n'urwaye none turi mu Rwanda ariko mese n'urwo mu Rwanda sako n'abasheda bavuga ati nabiriya mu Gisida nyine abasheda n'ubwoko n'iki nabiriya mu bushi hirya burya se Nshaka kureba ngo hoyi ngo congorere ngameni koco nguraswe bishatse kuvuga abene kurwugo rimara abarwumva yego muraswe nyine ibyaswe manutse maze urwo rumero rwiza imyaka ingahe buri urabizi mukanya byashe kwigira mukabye wirangasha cyangwa kabaginga barware ko baba nyihangane amajwi nimwumva hari imijwi ryiridasobanutse nyine mwihangane tu ariko nyine nuko navugaga urwo rurimi rwiza imyaka ingahe kuko indimi biragorana kuziga ngo zifashe buriya uvukiye mu Gishinwa ubuze Gishinwa abashadana bavukiye ni wacu mama ambyariye muri bo yambo maze kuvuka rero nkwa numva urusheda rwabo ajya mbaza urusheda abantu benshi babigira bambaza ngo ariko se
kudasa n'abasheda no kubera iki kandi ntuvuge nk'abasheda no kubera iki yego ariko rero impamvu bazanga utajya no kubigana kandi hano bajya bambeshya ngo ugiye ngo ndasuzugura ikambwira abantu basenga uzambana agasuzugura zagakubita yesi nsuzugura abantu remye ntabwo ngiye waremye nta muntu usuzugura so usuzugura nde Masogo ngo waregeye nasuzuge abantu babarira usuzugura ndese bagira ngo nabonye abantu bari kurya ibintu bitaribwa ngiye nanze kubikoramo nk'ibikisi nanze kubikoramo ni ibiryo ntari nzi iyo bivuye nabo ni ibiryo binebwa ntabwo nabyegeye ngogo mwe mu biryana akazi kanyu mubireke tuzabakoraho none ngiye nanga gukora mwanze gukoramo ariko ajya kundega kubashinzwe kuba bamputa icyo bavuye ngo narasuze kandi iki gihe hari mu rugo ndi mu masengesho ndi mu masengesho singomba kujya nzi icyo ngamije kuri ndo mwaka urangira ibyo biryo ntabiryaho twebwe abantu b'Imana bakijizwa barya ibigabuye na mukristo bakurya ibyo abonye oya kuko Imana imaze kumbwira ngo nubirya uzabiriha ikiriya biryo ko bizariho abazabye ko bazabe bakanarihora wamba bariye mwana ibyo biryo ntimuzankurikirane ngo muvuga ngo tubwire ibyo biryo ari byo hari ibyo umuntu agomba kurya n'ibyo atagomba kurya ese niba atari ibanga Masogo ibyo biryo byari bwoko ki ibyo biryo none se abagize ko baracyahari ntibyabahitanye oya macinya se yakoze iki bakiyavuye macinya na nikira no kuruka macinya ariko igendana no kuruka none ya no gucica no gushisha hasi umuntu ari kwakaruka inkika guhara n'ihene kaguhara n'inka guhari kwabwo ko bapfuye n'abari ariko mwamba ese umuntu yaruka inka gute mwana nifatira ikiganiro ufata ikiganiro ugende ujya kagabuye nuko ari ikintu gahawe ni ibintu byagenewe TV sorry ni TV sorry asubiramo ngo yo TV sorry byagenewe yo story awa kurya ibyavuye muri TV sorry atawayikoresheje ngo n'ubujura ni ukuri reka ikiganiro cyashimwa cyawe ugiherwa umugisha bikugirira jaruzi bineza niba bineza yagutse wowe nawe wa TV we wirakasi wowe nawe byabizuye sukoze wigira bineza cyari reka dushimire Masogonda ya ibiganiro byacu nakagaruka kuri Neza TV ya Story Our Spotlight ciao ciao